Ni Key Property Rwanda Ngendishyamba, aha turi ni Kicukiro Kagarama, aho tubazana inzu nziza cyane ifite ibyumba 6, ikagira douche na toilette 5, ikagira salon na salle à manger, ikagira igikoni cyiza cyane, ikagira parking nini cyane ijyamo imodoka zirengeje 7, ndetse ifite na jardin nziza cyane. Ni inzu ifite ubuso 750, ndetse ikaba iri ku giciro cya 1,350,000, ariko harimo n'ibiganiro. Muze mbatembereze inzu nziza cyane. Yacu rero murabibona ko iri muri neighborhood nziza cyane, ni ahantu heza, ni quartier nziza cyane. Karibu rero, inzu yacu rero murabona ko ari nini cyane, iri mu gipangu kinini, ndetse ifite ubuso bunini cyane 750. Ikindi ifite amajardin meza, ifite indabo nziza cyane. Yacu rero murimo kuyibona iri mu gipangu kinini, ikindi kandi irisanzuye, ni inzu nziza, ifite amatara meza. Amatara murimo kuyabona ni amatara manini. Uwo muntu ufite gahunda yo kwigura inzu ntigucike, ni imari ikomeye cyane. Murabibona dufite jardin nziza cyane nk'uko urimo kuzibona, ndetse n'inzu ifite finishing nziza cyane. Murabibona rero inzu yacu ifite amajardin meza cyane, murimo kubibona. Abantu mukunda imiyaga, abantu mukunda agafoto keza, iyi jardin ni iyanyu. Abantu bakunda ahantu hatuje, iyi jardin ni iyanyu. Iracyakomeje, ntabwo ari gusa, turakomeje na jardin yacu, ndakeka murimo kuyibona. Ni jardin nziza cyane, nawe wabibonye ntabyo kwijijisha. Karibu rero, murakaza neza mu nzu yacu nziza cyane kandi nini yisanzuye. Murabibona ko inzu yacu ifite salon nziza cyane, nini yisanzuye, ifite amatara meza cyane. You can change the colors. Murabibona ni heza cyane, ni hanini. Ikindi kandi hari na salle à manger. Murakaza neza, dore salle à manger yacu ni nini, irisanzuye, ifite agasinki umuntu yakogeramo intoki agiye gufata ifunguro ryiwe. Ikindi kandi inzu yacu yegeranye n'igikoni. Ni karibu muze mbere. Neza mu gikoni cyacu rero, igikoni kinini cyisanzuye, cyiza cyane, kiri moderne, gifite utubati twiza dushamaje, gifite ahantu ho gutereka gaze, gifite ahantu ho gushyira fridge yawe, gifite utubati hasi no hejuru. Ni igikoni cyiza. Dukomeze n'ahandi. Murakaza rero, murakaza neza mu cyumba cyacu cya mbere. Ni karibu cyane, mbahaye ikaze. Iki cyumba kirengeje ubunini, ahubwo ni kinini cyane, kirengeje kwisanzura, kwisanzuye cyane. Murimo kukibona, ni kinini, washyiramo garderobe, ibyo ushaka byose wakibonye. Muze mbereke douche na toilette y'icyumba, ni nziza. Douche yacu rero mu cyumba ni douche nziza, nini, yisanzuye, isa neza, nawe urimo kubyibonera, wabibonye. Dukomeze mbereke ibindi byumba. Ibyumba 5 hasi, ikagira ikindi cyumba kimwe hejuru. Tumaze kubona icyumba cya mbere, tugiye kureba ibindi byumba 4 byo hasi bisigaye. Ni karibu. Murakaza neza rero muri master bedroom yacu. Ni icyumba kinini, kirisanzuye cyane ku rwego rwo hejuru. Ikindi kandi gifite garderobe nini cyane, nayo yisanzuye, nziza cyane. Ikindi icyumba cyacu gifite douche na toilette ngiye kubereka. Ni karibu. Twageze muri master bedroom yacu, ifite douche na toilette nini nziza cyane. Ikindi kandi ifite aho kogera hanini heza cyane, wahabonye. Ifite n'ibikoresho byiza cyane bisukuye, biberanye na douche na toilette. Ifite na mirror, irasa neza cyane. Ibindi byumba 2 bisangiye douche na toilette. Iki cyumba ndetse n'iki bisangiye iyi douche na toilette, ndetse dufite n'ikindi cyumba cya nyuma cyo hasi cya 5 cyo gifite douche na toilette yacyo.
ni iki ngiki ndimo kwinjiramo. Ni icyumba cyiza kinini kandi kirisanzuye, gifite na garderobe, urimo kubibona ko ari icyumba cyiza cyane. Dukomeze mbereke icyumba cyo hejuru kinini, ariko ngiye kubereka dushe na toilette y'iki cyumba. Karibu rero muri dushe na toilette, ni nziza cyane, irisanzuye, ni nini, ifite ibikoresho byiza cyane. Ahantu ho kwiborosereza hafite toilette nziza cyane, nawe urimo kubona ko ari dushe na toilette nziza. Bitanu rero biri hasi, ubu tugiye kuzamuka hejuru turebe icyumba cya nyuma cya 6 gisigaye. Turakomeje rero tugiye kureba icyumba cyacu kiri hejuru, icyumba cya 6 ndetse gifite dushe na toilette. 6 cyari gisigaye kiri hejuru ni iki ngiki. Icyumba cyiza kisanzuye, gifite barco hanze, ikindi kandi ni nini kandi nawe ni nziza. Umuntu ashobora kuba ari kurebera amajaride ari hasi, umuntu aba ari kuyareba ari no kumva akayaga gaturuka hasi, wirebera uko u Rwanda rumeze, ukuntu u Rwanda ari rwiza, wabibonye. Ikindi kandi nawe urimo kubibona ko ari cyiza cyane, gifite na dushe na toilette yacyo cyonyine. Dushe na toilette yacu rero murabona ko ari nziza, ifite ibikoresho byiza cyane, bisa neza. Ikindi kandi murabibona ko ifite aho kwiborosereza heza cyane na miruwari nziza cyane, ni nziza cyane, wabyiboneye. Rero mwayiboneye, ni inzu nziza cyane iri ku giciro cya 350. Ni inzu y'ibyumba 6, ikagira dushe na toilette 5, ikagira parking nini cyane, ikagira na jardin nini cyane kandi nziza. N'inzu ubwayo ni nziza cyane. Ni karibu rero tubageze ku nzu.